nyakubahwa rwose iyi radiyo izigiye ariko hari nashonje abona amafaranga yaba yicyuzi barayakobokeye ariko kuki twayakobokeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi ndarangije mwana wabega igizayo Slim Jesus. Ni inkuru y'akababaro ngiye kuba nabagezaho muri kano kanya, akaba ari inkuru ivuga ku rupfu rw'uyu mubyeyi. Mbere yuko dutangira rero banza urebe iyi video. Ngewe banyitanyira amajyambere Esperance uturuka mu murenge wa Base, akagari ni Rwamuhwa, umudugudu ni Kirori, akarere ni Rulindo. Nyakubahwa rwose iyi radiyo izigiye igihe niko nabivuga. Ngewe ubwanjye ku mutima wanjye iyi radiyo izigiye igihe ariko hari nashonje. Tura neza, baho neza, gubwa neza, byose urabikesha kugura inyubako nziza nk'iyi ngiyi, aho turi buyiguhere ku mafaranga make cyane. Iyi nyubako nziza gutya ikaba iherereye i Kanombe ku Gasaraba hafi n'ikibuga cy'indege. Ushaka kuba wayigura wahamagara nimero ya telefone igendanwa 0782007152 cyangwa se 0788359691. None rero bayobozi muri kunyumva, muntu wese uri kunyumva niyumva karengane abashigajwe inyuma b'amateka umurenge wa Base bahuye nako kugera bugingo ubu bakiri nako. Ngewe ndatangirira kubwo twibereye turi ba bantu tutagira pfuna ruguru ntitugira amasambu, ariko mu buyobozi ntibemera ko turi abashonje. Umurenge wa Base watugize abakire, icyo ni icyambere. Icya kabiri, twari twifitiye amasambu ku muhanda, iyo NTB irazira irakweshura irajyana ntibigeze batwishyura. Twari twifitiye icyuzi cyacu cyabaga muri kaburimbo, iyo ni Shiku. Twari dufitemo n'amafiye turoba tubayeho neza. Uwo mushinga wa Shiku uraza mu cyuzi cyacu uragitsiba n'amafi birigendera. Turageragera banga nukuri kw'Imana kudusinyira ngo dufate amafaranga nk'uko abandi bari kuyafata. Iryo ni ishyira hamwe nkubwira cooperative turengera ibidukikije niko batwita. Nukuri turagenda ku murenge, turagenda ku karere kubw'amahirwe bati ngaho hari umuntu urava i Kigali aze arebe icyo cyuzi abasinyishe. Araza da yaje mu kwa gatanu tariki 20 aza kudusinyisha, arasinyishije. Turamubwira duti se kureba imyaka yose imaze bene wanyu mwara basinyishije barahembwe, twaba twabashigajwe inyuma n'amateka b'icyuzi ni twebwe dusigaye. None ubwo uri kumva bizamara nk'igihe kingana iki ngo wenda ngo nimutegereze amezi 3 si mu kwa gatanu ngaho amezi 3 yarashize. Nani nkuru wakumva ngo wenda gageza ese garabuze ese garabonetse. Ubu turi mu gahwirahwiro, twabuze n'uwatuvugira, twabuze n'uwavuga ati yemwe wenda byararangiye nta nibyo muteze kuzabona, mwakoreye ubusa. Mu by'ukuri ubutaka n'ubwa leta, ariko se imbuto zacu zari zirimo, ariko se imibyizi yacu twakozemo. Ntituri kuburana ubutaka bwabaye bw'abahutu narayobewe ngo kandi kera bwari ubw'abatwa, ariko mwadushize hasi pe twashigajwe inyuma n'amateka koko. None ngewe nimba ndi kwibariza ngo nimudusubize ibyo twari twarakoreyemo n'imibyizi yacu, ubutaka bwanyu mu buhamane data n'ubwanyu. Ubu nabandi kuvuga nabi mwabayobozi mwe babyeyi mwatugwanyeho ko twajyaga kugira ngo tugure izo mbuto z'amafi tukajya ku makara guceba amakara, icyo bita kujaga amakara, kugira ngo tuterateranye udufaranga. Abashoboye kujya gusaba ariko gusega bakajya gusega umuturage akabaha, twese tukaza ayo mafaranga akaba ariho tuyateranya tukayabona. Ko ntawakuraga munsi y'urugo ngo yahinze yejeje ngo yagiye kugurisha ngabona ayo mafaranga baraterateranya ya komite koko. Mwatubabariye ko natwe twakoze, mwatubabariye ko turi abanyarwanda kimwe n'abandi, ntimugumye kudusubiza inyuma nk'uko ari ryazina ngo twahejwe inyuma n'amateka. None mwebwe nimba ari amateka ya mbere yadushigaje inyuma, namwe mushaka kudushigaza inyuma, ari mwebwe mwadushize imbere hubwo. Nyakubahwa Paul Kagame, bayobozi mwese muri kunyumva, banyitanyira amajyambere Esperance umwana w'umutwe, ariko mwarakoze sinyagirwa. Ariko noneho nimutugwaneho inzara itumereye nabi. None se tutagira inzara duhinga hehe? None se tutagira inzara abanyeshuri dufite ubu ngubu biga nta nifomo bagira. Ikintu kimbabaza umurenge wa Base akarere ka Rulindo, n'umunyeshuri witurunya ati ngiye ku kigo kwiga, nta muntu w'umunyeshuri baha igikoresho, inifomo ntayo,
ibyo biryo ntabyo babona n'utwo babahaye batubacyurira ngaha ni kirore rwose kwiki kintu bari guhereza abana babo udutike ngo batanze ngo nimba ari 3 abo batwa abashikajwe n'amateka ntibatubahe niyo batubahaye utwo turyo batubacyurira ngo nyamara ngo mumenye yuko ibi bijya atari ibyanyu ngo nibyo bashoye amafaranga urumva intakaye intakaramu nta nifomu kandi bazi yuko turi abakene gwimbi hasi ni ukuri kw'Imana umurenge wa Basakara ka Rulindo kiyobeza ikibazo dufite abatwa b'ikiruri bazi ko kandi turi abanyuma mu bukene njye ubu narumiwe nyamara navuga gutyo ngo ndi kuvugagura ngo ndi kuvuga nabi bayobozi ibisigaye niyo baduhaye amafaranga y'icyuzi ubu abana bacu baba bambaye uniform aba bana bacu baba bambaye inkweto niba bajya ku ishuri batambaye inkweto mwabavandimwe mwe ikindi nongeye kumigwa bayobozi muri kunyumva ngiye kumva numva ngo abasaza bose bo mudugudu wa Kiruri babashigajwe inyuma n'amateka n'abakecuru barimo ngo bavuye muri VUP n'umwana w'umwega ni hora wumve none subwo ko babavanye muri VUP mutagira pfa na ruguru muri abakecuru ngaho natwe dufite ingufu twabuze icyo dukora turashabika bikanga none nk'umukecuru dutivana nkwari umusaza utikura nkwari bageze mu myaka 70-80 reba abana baza kugira imyaka 110 baratinyuka bamukuramo none nta n'umwana afite icyo cyo uwo mwana bavuga afite ngo ni mashenderi ni ikibobo n'akarere karamuzi kari ikibobo bahora bamufunga magiwawa ariko baratinyuka ngo babavanyemo ndumigwa nise ubu noneho turavugira ese ubu turatabaza he nta muyobozi tugira utugendera wa mutwariwe ntawe tugira nta muyobozi dufite watugendera biranyabara ndumigwa cyakora navuga ngo ngaho rero ni muhamaho ngaho na corona yaradukoze wenda hazaga inama abadepite bakaza abantu bakomeye hejuru bakaza tukadiririra he mu nama bakagira ibibazo bimwe na bimwe bakemura none ubwo ngubwo turabigenza gute ko nakarere kataramanuka ngo kadusangi naha turabigira gute dore ngewe igihe nabereye mvuga mvugo mungana ngo hari ahandi abatwa bajya babaha icyo kujya wenda rimwe se mu mwaka ariko uyu murenge wabase kwizina ry'Imana ihoraho ntabyo umumbo hari guma mu rugo ya mbere niho baduhaye ikiro 5 cy'ibishimbo n'ikiro cya kawunga Fayakere intwari nubwo bavuga ngo ni umwana mubi Fayakere ni umugabo agihari twamaraga nk'amezi 3 akamenya ngo babakene banjye akareba ahantu yatwifashishiriza utwo tujyo tukatubona sibyo 5 cy'ibishimbo 5 cya kawunga aya yigeza no kuduha 5 urugo so ukuvuga ngo wenda ntibyavagiwe ariko yagiraga kujya kutuvugira nk'intwari ndi kuvuga mwumva neza y'Imana Fayakere yari intwari yakiri mu murenge none rero uramugabo w'inzobe ntago muzi izina wasimbuye Fayakere none se ubu ngubu katari kutugendera ngo yumve yuko afite abakene mu murenge we ahubwo niyo tujya kumutakira avuga ko turi abakire ngo bamwita Eme avuga ko rwose twifashije ni ukuri kw'Imana ngewe uri umunyarwanda ndabivuga ngewe uri umunyarwanda gitifu uriho mfite umwana w'akajorite yavuye mu gitarashwanyagurika akabako kose biba ngombwa yuko itije yari irimo igomba kuvamo reka mbivuge biba ngombwa ko tije irimo igomba kuvamo irari murya ndamuvuza biranga biba ngombwa yuko bamatarasiferi y'Ikanombe naragiye hari muri guma mu rugo njya ku murenge ndabimutekerereza arambwira ati noneho amamodoka ntiyari yagenda ariko nagenda uzaze tuzaguha imfashanyo ugende mwana wama ibyarageragiye aranambwira ati ngo subira inemba bamuhutu nini two guhoza ubujyane wenda bujye bimujyajyataho narabikoze mu gihe amamodoka amatagisigagiye nasubiye ndabimutekereza ati ngahuzana ibyangombwa byose ubifotoze narabijyanye mu kujya kongera gusubirayo ngo numve ngo mbese bigezeye ku mwana ndembanye ngo ariko nyamajyambe ngo nta mafaranga baguhaye ngo ubwo nyine ngo birarangiye ngo nta yandi bazaguha intwari karuko byageze nyuma ngo sinzi ukuntu ngo nimba ari konji nimba ari intuza sinzi yari yagiye mu nama wenda y'icyumweru intwari sosiyal umurenge wabase wenda pe bakwice kinga bavuga baturi umugabo niwe wavuze ati umwana turamuzi n'umugabo bita Byemveni iriya ku karere ka Rulindo umugabo
intore itiganyira, intore nzima. Genda nati uwo mwana turamuzi ko yashwanyaguritse akaboko, yaje arimo tije, nimba bimeze gutyo sosiyare musinyire, ngewe mbona iki mwamusinyiye ubundi tumuhete kimusubiza Kanombe. Ubwame nta muhari ariko nta muhari. Ubwo intwari yarabikoze, uwo sosiyare w'umurenge yarabikoze. Mana yera we uragahoraho papa, warankoreye. Ubu mwana bamukuyemo icyuma, nubwo ari kajorite ariko nta cyuma gifitemo. Mbikesha nde? Sosiyare nkabikesha Bienveni n'akarere ka Rulindo. Ubwo nibyo navuga, naho umurenge wabase dukuyemo yari yanze nacibwa amabere, yari yanze da, yari yanze. Nta n'umuntu ujya kumutakira ngo yumve ikibazo cye. Nk'ubu dufite umwana buri munsi buri cyumweru bajyana i Butaro, agwaye kanseri. Uwo mubyeyi ejo yagiye agwaye kanseri, ariko yaragiye ajya ku murenge bwa mbere yego bamuhaye imfashanyo y'ibihumbi 50 kugira ngo iyo nitike, ariko kubera ko yagendaga buri munsi ubwo bamuha 50. ubu ari kugenda buri cyumweru. Aravuga ati se none ko ndi kugera i Butaro nkishyuramo makeya, ntibari kunyishyuza nk'uw'icyiciro cya kabiri cyangwa cya gatatu, ariko nanjye w'icyiciro cya mbere sindi kubura 4,000 ndi gutanga ngezeyo, sindi kubura 3,000 ndi gutanga ngezeyo. None ko amafaranga nkamutse nzabigenzana. Ntabwo yagiye kubibaza uwo mugabe ngo akamusubiza ngo ntabwo bakongera kumuha andi mafaranga, ngo nta handi bayakura, ngo nabo ngo ribajye bashakisha, ngo ntabwo bazahora amufasha, ngo ntabwo bazahora amufashanya, kandi ntahakura pe. Ni hano mu mudugudu. Ubu yagiye ejo mu gitondo, ubu yagiye muri Randevu i Butaro rwose yagiye, kandi aracyababaye rwose, aracyababaje. Jeweho nta kibazo, ubu ngubu ni kajorite ariko nta kindi kintu cyaza mwakuka kuko icyuma bagikuye. Ntwari zacu biganza bigabe byiza, biganza bigamariza, biganza bitanga birekuye. Ntwari Kagame, Paul Kagame n'abayobozi b'akarere ka Rulindo burya ni beza, tugize gitifu muzima. Nabashimiraga rwose. Umva ye umuhijya mu makayobya mu burarimbwa yiwe ngo ngwiki byawe ndarivuga intwari wenda muze mujugunye. None rero bayobozi intwari, nta kintu kidutunze, nta kintu dufite, nukuri kwa Nyagasani. Cyokora Mana ubabwire uti mukomeze mukorane umurava, kandi mukomeze mukorane umuhigo. Intwari ni nziza, ntago yiganyira yishakira inzira. Uti murebe kuntu abashigashwe nyuma n'amateka babona amafaranga yabo yicyuzi, barayakobokeye, ariko kuki twayakobokeye mukanga mukayarya, ahubwo mukayasindamo mitsingi. Ndarangije mwana wabega igezayo. Benshi mwajyaga mwibaza muti ese ibi bintu byavuye, ese uyu muntu ninde, uyu muntu akomoka he? Uyu mubyeyi rero nk'uko mubyumva yitwa Nyiramajyambere Esperance, akaba yarabaga mu karere ka Rulindo, niho yabarizwaga, ariko kugeza kuri izi saha ngo nakiri mu mwuka w'abazima, aho yaje kuba yakitaba Imana, ndetse akaba hashize imyaka igera kuri 3 ngo yitabye Imana. Uyu mubyeyi rero yamenyekanye cyane mu myaka yashize, ariko icyo gihe bakaba bari kurekrama amafaranga yabo bari barakoreye mu gihe bari barimo barakora icyuzi, cyane ko ngo bari baribumbiye hamwe nka koperative bakora icyuzi bakazajya bororamo. Nuko nyuma rero haza kuza indi company biba ngombwa ko ngo ibishyura amafaranga kugira ngo ikoreshe igice kimwe mu bice byabo. Urumva ni kwa kundi muba mukorera nk'ahantu mwarashinze nk'umushinga, hakaza indi company iremere ikaba yabishyura. Noneho mu kubishyura mwebwe mukaba mwakimura ibikorwa byanyu mukabyimura ahandi, ariko bakaba hari amafaranga mwagenewe. So rero nk'uko bivuga uyu mubyeyi, bivuga ko ngo bategekwaga kwishyura amafaranga abangaba, ariko noneho batinda kubishyura. Uyu Nyiramajyambere Esperance rero akaba yarakoze iki kiganiro ko ati nimuduhereza amafaranga y'icyuzi cyacu, muduhe amafaranga y'icyuzi yacu twarayakobokeye, kuki mutayaduha? Yabivugaga babaye cyane, abantu bati nibyo koko aya mafaranga arayakwiriye. Ariko nanone nubwo ibi byose bibaye, ndagira ngo mwibutse ko iyi nkuru yasohotse mu myaka nka 2021 ndakeka, ariko ibaye trend cyane muri uyu mwaka wa 2025. Uyu mwaka 2025 nibwo iyi nkuru ibaye trend cyane, n'aka kantu ngo ahari nashonje nibwo kabaye trend cyane, ukibaza impamvu ari cyo gihe kabaye trend. So nyuma yuko rero aka video kabaye trend, amakuru dukesha ikinyamakuru Max TV kwa Kasiye Pizo, nuko umunyamakuru bita Prote ngo wigeze gukoresha uyu mubyeyi, ndetse wari umufite amakuru, yatangaje ko ngo yamaje kuba yakitaba Imana.
ati yamaze kuba yakitaba Imana kugeza kuri ubu ngubu ngo nago akiriho, ati nago akiriho yitabye Imana ndetse hashize igihe cyane, ariko nanone ngo inkuru y'urupfu rwe nago yigeze menyekana cyane, ariko yamaze kuba yata. So ni inkuru nanje kubagezaho, reka mbihanganishe mbamenyeshe ko anytime turi kugenda tubikurikirana update, any update mumenye ko ejo cyangwa se igihe cyacyo cyose twabagezaho inkuru bibaye ngombwa ko hari nk'umuntu umuzi neza kuri uyu mubyeyi, ushobora kutwandikira muri comment uti ngewe uyu mfite amakuru kuri uyu mubyeyi, cyangwa se nzi aho yaratuye cyangwa nzi aho yaraherereye, kugira ngo turebe ukuntu bimeze, cyane ko hari na benshi bifuje kuba bamenya byinshi, bati uyu mubyeyi ntago twamuherekeje ariko mu by'ukuri ari kudususurutsa. So rero dushobora kuba tutaramuherekeje, ariko nanone akaba ari cyo gihe ngo dufashe umuryango we abo yasize, kuko mwumvishe ko we mu kiganiro yavuze ko hari umwana yari afite wari ufite ikibazo cy'uko yari yarahuye ngo n'ikibazo cy'ingingo, niko nabyumvishe. Ubwo rero urumva uko byagenda kose uwo mwana arahari, umwana ashobora kuba atari no mu buzima bwiza twamufasha. So rero reka nse nkuhine ahangaha mbabwire ngo anytime tushobora kuba twagaruka dufite amakuru arambuye kuri uyu mubyeyi. Kora subscribe rero kugira ngo utazigera ucikanwa n'ibyiza byinshi tubageza uko bwije nuko bukeye.